nitwa Rutikanga Ferdinand ninjye natangije umukino w'iteramakofe mu Rwanda muri 1972 ku ngoma ya Dr Gregoire Kayibanda. Twavutse turi impanga iwacu mu Ruhengeri, i Ruhondo, i Musanze, i Rwaza. Twavukiye muri maternité yo mu Ruhengeri, none dufite imyaka 64. Imbere yo kuba inyuma yabo ba data bagiye Gatanga i Lubumbashi muri République démocratique du Congo ikitwa Elisabethville, mu gihe cya Congo mbirigi Rwanda Burundi muri Union Minière du Katanga no bagiye gucukura amabuye y'agaciro. Sasa tukiri iwacu mu Ruhengeri, Musanze, ba data bakunda guterekera, bakuraga bigirwamana, bakuriraga Nyabingi. Nyogokuru ubyara mama yari mugirwa, yari umupfumu. Igihe tuba abana batoya bakunda kutujana ahantu tuba dufite ingoma ebyiri, ari ingoma ntoya yo kuragura ahantu muri Cyeru Indago. Ari Indago habaga umugirwa yitwa Musuhuke n'umuhungu witwa Nacyobazima Elias, no twagendaga bakaragura. Ari na ba nyirasenge bacu no bagenda kubatanga no babaga bakaba bakorera uriya mugirwa Musuhuke. Abakobwa benshi mu miryango yacu no bajyaga bakabashingirayo bakabashirayo bakaba bamukorera. Urumva ara no badata yari ingoma ntoya no baja kubaza no baraguzaga. Bakagira n'indi ngoma nkuru yitwa nani ibara ibufumbira ahantu hito kwa Mahuku, no bajaga ni gicaniro gikuru cya Nyabingi, no bajaga tukajana amaturo tukaje tugapfukama. Nari umwana data yaranjanaga hari hafi ikirunga cya Muhabura, hari ya ibufumbira, hari umugirwa yitwa Mahuku, no twakundaga tukajana amahene, tukajana intama, ari mihango n'amaturo. Se no twajaga bakajaga se ni icyane kito cya Kavumu. Urumva ba data igihe tutaje Gatanga bafataga imihango, bakica inka, bakica amahene, bakica n'intama, amaraso avuyemo barayatekaga akavamo ibintu b'inyama, tukabisangira tukabirya, bakabiteka bindi tukabinywa. Zini nyama nabo bakaziteka, zindi bakazotsa, bakagenda bakazishyira mu ndaro hariya ari gicaniro babishiragaho. Badata bagafata igicuma cy'urwagwa kirimo ubuki cyangwa kirimo nani kigage, bakagenda bakavuga bagambo ko ababyeyi muturinde tuzabe mu mahoro, bakavuga amagambo. Cyo narebaga igihe bicaga inka baravanaga uruhu, ndi umwana muto ndi kureba nkabona mu maraso hari ababaze igihu cy'inka, nkabona ibintu biri gutigisa nk'ibintu biri kunywa amaraso, ibintu biri gutigisa nk'ibiri gutrambura, ukamenya ko biri kunywa amaraso. Badata bagose ababyeyi bari kunywa, bari gusangira natwe, biri gutigita cyangwa ni mu muka spirituellement. Inyama zindi bakawutsa, ibindi bagateka, tukajya n'imitsima y'amasaka, ibindi bagafata imitsima y'amasaka bashyira ku makoma bakazana mu nguni hariya bakabishiraho. Badata bakaza bagapfukama bakavuga ababyeyi murye mumererwe neza, tuzabera amahoro, tugiye mu mahanga Igatanga gukorera, tuzatazahurana n'impanuka muri za mini z'Igatanga. Basara muri za mini z'Igatanga bacukuraga amabuye y'agaciro, muri za mini akunda kuba za accident, ibibuye bikabagwira bagapfa nabo bagacika amaguru, bandi bagapfa, cyangwa za explosif za mine ziriya zikabaca amaguru, bandi zikabaca n'amaso zikabica. Badata bo bite ko bavuga ko basengaga byatumaga batagwa mu zira mpanuka, niko bo babivugaga. Cyagita turi abapagani. Mbere bo badata bari ba methodiste, inyuma no baje kuba inzoga baranazinywaga. Turi abana
dusimbutse tugiye Lubumbashi Gatanga ba data bagiye gucukura amabuye y'agaciro. Data na mama naho bararwanaga, twabaga muri famiye induru, kutumvikana, imiryanye. Dusubiye no mu Rwanda igihe turi Musanze tuba kwa nyogokuru ubyara papa, no twabanaga mu nzu y'ibyatsi ya indi ya Ronde, no twabaga ba data bavuye muri ya mihango yo guterekera, baraje guhagaza nzagwa na birabituriro bibigage birimo ubuki, bagahundagurana no bakaduterana natwe ibintu. Urumva ko urugo rwari intambara ruri kavuyo no gukorera satani yabingi ni ibintu bibi cyane, kandi babivuyemo bakirirwa barwana na bwumvikanye, bakakubitana tukaba mu nduru. Tugeze Lubumbashi ho byabaye bibi muri 62 niyo mama yatangiye kuba mubi. Babasirikare bagiye kurwana ya ntambara ya Moizi Chombe na Kasavubu, secession Katangezi y'aba Elizabeth Beni Lubumbashi muri 1962-63. Mama niyo yatangiye kuba mubi, arasarata data aza kuba mu abasirikare baba Onisien baba afandi be baturutse muri Ethiopia. Yaramaze nk'amezi angahe tutamubona, yiberaga mu gakungu, yibera hariya tukamubura. Avayo yaje kubana Kasayi, agendana n'abanyakasayi, abyarana n'ababana n'ibibazo byose. Mama atangira kunanirana, ni kurwa barwana na data bakubitana. Mama arangije guhaga, afata imyenda ya papa arayitwika, afata n'imashini ya Senje papa yaraguze nshasha ayikubita hasi, yihinduka amapiece. Data aragihanganira. Inzu twabagamo ya societe ya Jekamini General de Carrière de Mine, inzu twabagamo yari ya societe, amenagura ibirahuri by'inzu yose, asa nk'uwasaze. Dosiye bazina kuri polisi, umugore wamenagura ibirahuri yakwica n'umuntu. Data akamukomeretsa, afata n'amazi y'igikoma ayimumenaho. Urumva ko byari bimeze nabaje no kumuvura data. Ikindi cya nyuma yakoze ibintu biteye ubwoba. Papa arangije guhemba amafaranga y'ukwezi yose, yaravunikiye mu kazi muri mine. Abantu babimanuka muri kilometri kimwe muri mine souterraine baje gucukura amabuye y'agaciro muri niyo miniere diho Katanga. Nakazi k'imvuno papa yarakoreshaga marto piki cukura imenagura intare. Y'amafaranga yaravunikiye, yaramukundaga mama arayemo yose. Mama arangije kurengwa, afata amafaranga y'igihugu arayashanyaguza. Ibi biki araba basubira munazica umuntu atangiye amafaranga y'igihugu. Mama no bamupakiye bamuzana kuri polisi na mukuru wacu mu mwirukanye. Leta ya Kongo irabasubira munazica abantu mutandura amafaranga y'igihugu y'umuntu yaravunikiye mu kazi mu musazi. Mama bamusize amapengo, bamushyira muri kasho, bamufatira byemezo kumwirukana mu gihugu cya Kongo. Bamuriza indege kuri aeroport international ya Luano i Lubumbashi kitwa Elizabethville ya muri 1966. Baramurukana mu gihugu, bamuhaye n'abapolisi bahita bamushorera mu ndege, bamwirukana mu ndege ya Air Congo, bamugeza ku kibuga cy'indege i Kanombe. Bamwirukana ikibuga cy'indege cy'i Kanombe cyari kiri ivumbi, cyari kibatarashira kaburimbo. Mama arataha aja kwa nyogokuru hari muri Cyabingo i Musanze mu Ruhengeri. Papa nawe yarabonye kunje, turataha aza kumubakira iwacu ari muri Ruhondo. Mama aramubakira, amusirana abashiki bacu, twe dusubira Gatanga turi abahungu kuja kwiga. Amusize hariya mu rugo naho ni byabaye kavuyo. Mama yinjira n'undi mugabo nawe yari umubuyi, niwe yaraduhekaga turi abana, aramucura abana nawe mu rugo, babyarana abana babiri b'abahungu. Urumva biriya bintu. Mama aguma kuri ya papa, tugukomeza nawe Gatanga turi kwiga, kandi tukaba mu buzima bubi. Mushiki wacu niwe yaradufashaga imirimo yo mu rugo. Mama nawe ari mu Rwanda akomeza nawe karagakungu k'ubusambanyi, gukora ibintu bibi. Data we tukora kumije kumukunda, bize gutura abana barindwi, yemeye kumubakira inzu y'amabati y'amategura, amugurira n'inka, aguma iwacu, ava ko azahinduka. Dukomeza papa buri kwezi akamuriza amafaranga y'agaci, amafaranga yo kurya. Ari mupadiri twa Père Guillaume w'umubirigi,
yarashinze umunye de mine niyo yamuhurizaga amafaranga yazaga mu Rwanda agasubira Lubumbashi bakamuha amafaranga akohereza ababyeyi b'abanyarwanda basigaye mu Rwanda yazaga buri kwitwa papa akamuha amafaranga n'abandi banyarwanda bamuha amafaranga akayoreza akagera mu Ruhengeri agatuma abamama bakaza gufata amafaranga byari byiza. Nabundi buhamya igihe turi abana Satani yaratwangaga agatsindwa muri 63 turi abana tuba muri 3e primaire twara abanyamahane twarakunda gutera amabuye muri quartier tugategeka abana twagutera amabuye turi abarwanyi kuko batita ko turi ba diable rouge turi aba Satani b'umutuku ite ko muri quartier twarateranaga amabuye twaragiraga urugomo. Après abanyarwanda bariyo baratugambanira ndibuka twaragomba kuba twarapfuye muragomba kuba mutananye mbonye na n'uyu munsi sasa baza gutega mine msukwa mutayizi ni explosif muri 63 yari mu gihe cya Congo Birigi Rwanda Burundi abakomisere baba polisi barabazungu no chance twagize ila mine yarakubise na twapfuye Satana cyakwa twice twabana aratubura muri 63 1963 ila mine irakubita iteranani irakubita cyane abantu bari mu bitaro barwaye imitima bahuye n'ibibazo hari bandi bari kwa muganga bari muri serum bahuye n'ibibazo bituma bakora ikintu alerte police n'ingabo z'igihugu bahise bakora alerte bakubita karumbete za blinde zirahaguruka indege zirahaguruka bose igihugu kiratewe bitumira nini twakubise abasirikare barahaguruka baradushakisha baje gushaka numini yarakubise twatwise duhunga tujya kwisha mu ishamba bagarutse mu rugo basanga papa ni yararyamye baramufata abana bawe batigisa igihugu cy'abandi kandi twari abanyarwanda baboko bagomba papa bamushira amapingu bamujana muri kasho tujya kwisha mu ishamba nijoro tuza kwisha mu rugo abapolisi baraza barasaka hasi igitanda bazunguruka mu nzu tubareba baragenda abanyarwanda twari bariyo baratubwira se papa yarafunzwe nko muracyabana kandi muracyari batoya muza muri 3e primaire papa wanyu yarafunzwe mu murebe ko mwagenda mukamuje kuri police mwirege papa wanyu bamurekure aje akora akazi abagemurire muje kwisobanura muri abana agiye baburanisha bakabarekura no twemeye abanyembere wacu abanyarwanda baduhaye inama tuje kuri police no twaragiye tugera kuri police batubunye abapolisi barasetse bose ubana butoye no batigise igihugu abantu bose bahunze igihugu cyahagurutse za blende zagiye tujugujugu twa bazugu igihugu cyate alerte ingabo zose zahagurutse bitutuntu twana byatewe n'ira rusa kuri amini ndashimira Imana tukora amini yagomba kuba yaraduhitanye Satana yaradutanze ko dupfe natwapfuye abapolisi baradukubita bose no hari umupolisi yarababaye bite ko mini yarakubise rwa rusakura atume yarari kwigare ikubita mu mufereye niyo yatumariye umushinya afata amatraka araduhondagura mwabana mwe no mwatume ngwa mu mufereye aradukubita badushira muri kasho tumaramo icyumweru cyose turi muri kasho papa ari gukora akazi akaza kudusura akatuzana byo kurya bakabimena dukomeza kuba muri kasho après abazairwa bose bagomba kutumanura central twatugize amahirwe bitewe komiseri yari umuzungu yari mu gihe cy'ababirigi yari muri koloni y'ababirigi aravuga abana ni batoya abantu bafite imyaka 13 tuje kubaza ku ishuri ko bitonda n'abana banje baranda bafite nkaho hariye bafatanye imbunda hariye bakwira bira bibaho abana barakubagara turebe ko abana bitonda baje ku ishuri bakora iperereza sanko ku ishuri turitonda barimo bacu batanga ubuhamya bwiza ko namahane tugira turabana beza après baravuga ko barakurikirana papa barebe ko akora muri section hano muri ko akora muri bya mine batanga ko akora muri mine bavuga ko niwe yagiye kuzana za mine akazi tugatuma dutega iriya mine ituma iteza ikibazo mu baturage bagiye batanga papa ko adakora muri section ya mine ya explosif basanga ko akora muri section ya forage abantu bacukura amabuye y'agaciro cyakindi gicukura cyuma gipfumura
nani intare niyo cyakoresha we na bintu bya minakura akuramo niyo chance twagize bari base turabarikura tumako papa wawe nakora muri section ya zamine ya explosif wakora muri forage muri forake birawe nahuriye na explosif tude turagaturaguye mu muferege natuzi umuntu yarakaduteze hariya dutuma tushiraho ikiburiti tucanye bibira byabona turi gukubagana tubona minere explose baravuga ko byanyu batanga gukora enquête tugira amahirwe komiseri yari mu Birigi arabikurikirana bose tugiye gushaka aba detective baje iwanyu basize renseignement baje mu rugo basake barebe ko ari bindi babona turabarikura tubonye ko tutabibonye hata babonye ko bashaka kuza kuturikura abantu baratwangaga bo baragenda baje iwacu barataba afata ibindi bya mine n'ibindi bya bisanzwe na explosive baje babitaba bara mu gipangu cyacu badushakire motifu ko badufunge batumanure central umunsi kuja gusaka bajana muri muvandimo wanje w'impanga jana na baraba ushinze iperereza baje gusaka ari iwacu mu rugo mu gipangu cyacu barasaka mu nzu babure ikintu akana kakanyarwanda kari katurutse yari karaza kazara mu rugo kabase nzi aho babitabye abantu barumira aje kubereka ahantu basanga ko bira byamine ahantu byari bitabye gusa dossier yacu ikomeze batumanure centre badufunga sasa baje baratabura nakakana kari gahari bintu barabibona migenzo ngera yati kacu kashoze twatuje ko baturekuye nona babonye ihanga kiratugaragaje ko nitwe tubifite papa barahise babimubwira ararira rundo cyabana nishano nandi ko bababeshira nona mu gipangu cyanje batanze hari ahantu byari bitari niho babizanye byose barabishorera n'umuvandi babizana ku igare niho ndushinze iperereza babizana kuri polisi bava ko igihanga twakibonye abantu nibo bari bafite ibintu byamini byari byose byari biri wabo mu mbuga yabo niho babitabuye yari amaherezo baduce batanga igihanga badumanure centre badufunge twagize amahirwe meza bite ko Imana dukunda wa muzungu w'umukomiseri w'umubirigi n'umuntu w'umubyeyi aravuga ko ibi bintu mbona ko bidafite ishingiro aba bana no baje bagaje gutaba ibintu nka biriya cyokora abantu babagambaniye agakana kaje kubivuga kabimenyeje gute ko bari babitabye hariya komiseri arabikurikirana abona ko hari ibintu birimo amanyanga barabyiga aza kubaza abari mu bacu barabasaba abana baritonda nta mahane bagira bose baturekura kuva ko Imana yari yadukunze satani yaradukurikiranye ko atugiriye nabi araho tuvuye igatanga bira nabyo ni ibintu bikomeye mu byerekeye umukino w'amakofe byo twanatwara nawusezeye byo ni birebire sinabikurikira cyane nje ubuhamya bw'ubuzima na family yanjye nibo ngomba gukurikirana bira byerekeye bicano by'iwacu byaradukurikiranye cyane umudamu wanjye intambara ikirangira yarasengeraga muri ADPR abatiza mu mazi menshi hano ADPR Kimihurwa twadutuye no mu Rwintare hano muri Kamukina muri 97 no byata ayatanga kubona n'ibitero bya satani mu mutwe we akategera kwaka yaranje gupfusha umwana ara muri pediatri urupfu rutunguranye kandi atarwaye no satani atangiye kutugaragaza ubugome aranje gupfusha umwana mu mutwe abona umururu kwaka mu mutwe basuka amazi wapi dufata amazi turasuka n'imbabura tumujana kwa Dr Kanimba bamutera ishinge bapima umuriro barawubura bapima indwara barayibura akabone ari kwaka mu mutwe turamogosha mutazi tuvanamo tumujana muri ADPR baramusengera hariya iremera hariya mu bibari cyagika dufite n'ibitego sinasenga nandi mu mikino w'amakofi kandi mu Katolika yari mu ADPR yaranabatije mu mazi menshi muri ADPR Kimihurwa jewe ibitego sinakundaga Imana yazaga mu rugo bagasenga bakaririmba ngabose pu ye nandi mu makuru y'amakofe n'ibintu bikumva amakuru no muri sport ibyo narakundaga bakaririmba yarafite umuka wera akaririmba inzuka tigita imba uko bari kunsakuriza yabyuka saa 9 agasenga agahamagarima yari intercessor umwinginzi
urumva ko yari afite agakiza niyo yarazanye gakiza mu muryango wacu bimukurikiranye no twarebe twese ngo tuje iwacu ku gicaniro turebe hanuri biri no twahise tuje iwacu mu Ruhengeri Musanze shaka umupasiteri avuye muri Kenya tujana iwacu mu Ruhengeri ari yayirwaza imukono hafi ku Kizenga hafi yabica mu maka Baltazar turanaturanye urumva tuzamuka iwacu ku gicaniro hari amatongo y'iwacu yari umuzukuru wacu wa mwana wa mushiki wacu wabayo yitwa Kankuri Eric Ntwaba tugezeyo dusanga gicaniro mama wenzi wacu racyahari amabati dusanga ahantu mama yaraterekeraga ari icumu ari n'ibicuma n'inanga n'ameza ahantu bashiragamo na bya byansu bashiragaho imitsima y'amasaka n'ibicuma bashiragamo inzoga n'imiseke n'ibiki byose wa mupasiteri avuye muri Kenya ari muri ADPR turasengana arabitwika ku biti kiburita arabitwika birabyuzuye arabitwika birasha araririmba tuzunguzuye wese turaririmba arabyirukana arabitoka shetani arabyirukana arabigiye abitwikisha mu Uwiteka abishira mu maraso ya Yesu arabyirukana badata wacu babyumvishije turangiye kuririmba turabyirukana turirimbira haleluya Yesu uri Imana y'iki byose badata wacu baraza barose babana murasazi kakondo murayirukanye mugiye gusara bira bintu badata bakoreye imyaka ingana kuriya mwo mugiye kubyirukana kuva mwabyirukana na mahoro muzagira muzasara karande ibintu badata basenye basekuru n'abasekuruza mwadase nani papa yitwa nani baragumana sekuru nawe yitwa Gitori urumva ko n'abantu igisekuru cyacu nyonza nakizi na nyogokuru byara mama yitwa Nyirabucana yari umupfumu kandi nawe yari umusambanyi yakuraga ibintu bibi ari umukecuru akagendana n'abasore akora ibintu byanga n'amaso y'Imana kandi yarasenga mu ba Methodist ara muri Cyabingo Rugimbo ari ya Imuramba abakora ibintu bibi cyane na sekuru yarapfuye akenyutse bite kuna nyogokuru yarahukanaga akabyara abana mu gasozi sekuru agasigara mu gahinda nawe yarapfuye akenyutse akiri mutoya nyogokuru akora ibintu bibi yarafite umuhungu we yitwa Kabarire rwamuhunda buramwirukana avoko amukorera ibintu bibi mu maso ye na mama bya yakorera papa bira bintu bibi urumva bira byose nyogokuru yari umupfumu uterekera no twajagayo akatwakira mu ndaro ye akadusasira ibirago akaducurangira inanga akanaragura abantu bose baza kuragura hariya tubareba batanga ibikeri akabaragurira natwe turi abana tugapfukama tugatanga n'amaturo n'ibikeri natwe tubizi ko ari ibintu bibi badushiramo tugapfukama no muri bicaniro byacu mama yaranjanagayo ndi umwana bite ko nakunda kurwara mu mutwe ibintu byanzaga bikamfata mu mutwe bakanjana ku ba docteur nka docteur Sebiziga bakampima ingora bakayibura bakaboko ni malaria ingora barayiburaga bayibuze mama kanjana mu bya bicaniro byabo bya hariya Indago hariya muri Cyeru kwa Musuhuke niyo yari mugirwa mukuru na uriya nacyo bazima yari umuhungu we bakansengera nkapfukama nkatanga ibikeri nkabona ko nakira buraburwa cyage nakora muri observatory beton kuri Mukungu urumva bira byose ibicano bya Satani biturimo sasa uriya mudamu wanje tuvuye ku Senyera bicaniro bya Nyabingi ari wacu no twaje nta mahoro twagize tugera ku Kimihurura buraburwa burakomeza urugo rurasenyuka tubaho nabi sasa ari umugabo twakoranaga muri Torirwa y'amayinama se ari ahantu bavura basenga kandi bo baranavura bazamukiza je kutamenya bambura ko ari Remera ku mugabo witwa Karoli niwe afite igicaniro barasengera abantu asenga Imana abamarayika mu mucyo bakamanuka bagakiza abantu ese narinzi byari byo umudamu ndamujana tugerayo sinanzi ko ari mu Barungi baticaza ku birago mbona bategeye kuririmba bahunda ingoma
agafata igishapure akaduhonda mu mutwe akavuga ko hano numva bari kuririmba ko n'abamarayika bo mu misozi ya Ruwenzori baba mu mayanja n'abarungi baradubagenda tudusenge bakatujana ahantu mu cyumba hasi hari insabo tugomba gusenga Imana ikadukiza. Tubayo twamaze twamaze hafi imyaka ingahe, imyaka 7 turi mu barungi turi kurindagira. Tubayo bigace tugasubirayo tugatanga amaturo tugatanga amafaranga tukaba dusenga tukabayo ni mu bitaro abantu bakicara ku misambi bakanahanura bo bakavuga se gusenga nta kibi kirimo no gucumugomba gusenga kandi mukaza hano ni kwa muganga nano tuvurisha umwuka kandi abamarayika b'umucyo bo mu ijuru babakiza. Yesu nawe bakunda kumuvuga Bibiliya sinanayibonaga bari bafite ikintu kisa nk'ishapure baduhondaga mu mutwe hasi n'ikiri kudukiza bakadukubita igishapure bavuga ko sinzi ko bakita bakadukubita mu mitwe bakavuga ko ari ahantu twajaga mu cyumba harimo icumu hariho n'ibirika yabaga ku meza irabirika naho wicaraga se uri gusaba isabo ugasenga ukavuga ibyifuzo byawe byose uri mu cyumba niho bavuga ko ni mu isabo usenga ibyifuzo byawe kandi hari yabirika sinzi ikintu kibaho bane bavuga ko cyabamo inzoka ndetse nayibonye yabirika ibiri ku meza ahantu hari barasize umutako ku meza bashira n'icumu birika sinzi ibintu bibamo nje kuva nabagayo narayibonaga ugasenga ukavamo bakabase umusuguci insabo zingaye ugakomeza ugasenga tukaja hariya mu materaniro ku musambi bagahonda ingoma bagaceza bakavuga ko abamarayika baramanutse barabavura. Hari bamwe narabonaga bari barwaye baracumbagiraga bamwe nkabona bari kugenda bamwe se barakize bande se ni bari kubakiza imandwa ziwabo bakaririmba. Yageze inyuma baravuga ko tugomba kubashandaga ni kubona ni kuvuga ni kuturasaga bazuca 50,000 ndabitanga n'umuryango wanjye wose baraturasaga tanga 50,000 baraturasaga batuwa kubwembe bushasha n'imiti baragiye baturasaga hano inyuma hasi y'umutwe inyuma aho baraturasaze bavuga amagambo se turebe imbere bakurasaga bavuga amagambo hari umuti bagushiragamo bakurasaga n'igwembe bakabose bakurase nta n'ibintu bizakumira kugufata nta myuka mibi ya karande n'abazimu bazagushobora baraturasaze. Urumva ko twari turi ku gihirahiro tukomeza kuba mu gihirahiro mbona ko nta kintu kiri guhinduka tukagenda bikaduha agahenge tugasubiramo kandi bikongera bikagaruka tugasubirayo kandi tukabaha amafaranga ni mu ivuriro ya Kinyarwanda bose baba bafite ishirahamwe bafite ubuzima gatozi Karoli ni umukuru w'abagirwa w'Iremera bose bari bamuzi. Tubayo abarwayi bose baba bahari baje kwivuza indwara zitandukanye za Kinyarwanda bamwe numva ko barakiraga ngisimbi nandi mu gihirahiro tukabayo tukabona agahenge tugasubira mu rugo. Madamu yaje kubyara abana b'impanga 2 gakuru na gatoya bamara amezi 6 gakuru ararwara tuja pediatri agwayo kandi turi mu birabintu ndavuze umwana wanje apfuye n'ibirabintu bishoko ari bitambo batanga bishoko n'ibinyici umwana mudamu wanje bite ko yarasenga hari mu ADPR abona Yesu umucyo ari kumumanukira mu masengesho se ahantu muhave no muri mu myuka mibi muri kwa Satani namuri ku Mana mubivemo musubire ku Mana hano ni mu mwijima mutakomeje hano muzahura n'ingorane uyu mwana wanyu yarapfuye yabaye igitambo ibintu mu biriki natwese tukurikirana turabirika tuze dukurikira Imana yacu ibintu byo kuturindagiza ngo tuyisubire mu gakiza natwese tuvayo turabasezera turangiye kubona ko twafushije umwana
no twageze mu rugo madame Minama se tuje kwa Pasteur France yarafite ari umupasiteri twa François yarasengera hari Kanombe yarafite igiterano se tujeyo n'abandi benshi bari bavuye mu byabicano by'abarundi twase duhura nabo hariya baradusengera barabarokore baradusengera badukura deliverance nibo bamaye n'abasenje muri Zen Temple mu Gatenga none se ja muri Zen Temple mu Gatenga murana Bishop Safari ndabimusobanura adukura deliverance aradusengera bose mugomba kuja muri famille mugashaka famille no muri Zen Temple tugira famille ya 12 cyangwa famille mugomba kubamo tubona famille yitwa y'abalewi twadufite n'umupatriarche yitwa Gatete urumva tugira gusenga ara muri Zen Temple Apostle Paul Gitwaza bite ko madamu wanjye ari mu bantu batangiranye nawe yaranamusi yari mu ba intercesseur muri ingenzi ari ba mama Chama bariya babikabuga ba mama Soso bariya benshi barantamuzi ari abinginzi bakomeye ari Bishop Pierre Kabiruka ari ba Bishop Berger Dieudonné Vuningoma Richard Muya n'abatumye mbatizwa hariya barabose twarababwiye ibyacu ase n'intambara ndende karande ni kwimera abavyeyi bacu bakora ibigirwamana ni gusenga cyane ni gusenya birabicane mukabiritura mukabirandura mukabitwika mube mu mwuka muve mu by'umubiri musenge mu bitwike bizabahunga ibintu biri mu kamere biri muri karande ibintu byabaye deseni mu miryango yose yagisekuruza kuso bisege ari ibintu byoroshe urumva yatuzaniye n'iryanye abana kutumvikana umudamu wanjye atugwenge mfite n'umukobwa yitwa Mukambuguje Silvania nawe buri gihe abari indera buri gihe yararwaye mu mutwe akunda kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga nayo byamugize imbata akaba n'uriya Kankurizi Eric ari ku gicaniro we yabaye kirimarima bityo na bya Nyabingi wari ku gicaniro we yarataye ubwenge ye nacyoga afite inzara bisa n'igisimba mu imyenda yambare imyenda arayangaga nakaraba inzara n'imisatsi nayo ba mogosha na bamukata n'inzara we n'igikoko byamugize imbata ari ku gicaniro cy'iwacu ara ku matongo iwacu Musanze kuri Mukono mu Ruhengeri Indwaza kuri Mukono urumva bira byose kukurira Satani ni bibi no kurira Imana ndacyari mu ntambara ndacyarwana bitego kimbabaje bitego naratinze muri sport igihe kirekire se nkurira Imana mbaye rugero nka uriya champion du monde de poids lourd George Foreman yarakinye Kinshasa muri 74 na Mohamed Ali Kassikwe combat du siècle combat yari poids lourd heavyweight yaba professionnel uriya nawe yavuye mu bira by'imikino yabaye mu pasteur arakorera Imana nanjye narashaka ngomba gukurikira Edward George Foreman yabaye mu pasteur ari gukorera Imana ari kugendana n'Imana bite ko mu bira bizi yabayemo nta nicyo bamumariye ari komba imwe yarakinye nawe yarabunye nawe ubuhamya bwo abona ko ari kuja muri Satani ari kuja mu badayimoni bari kumutwara bari kumujana mu kuzimu ahantu hakumuriro Yesu nawe aramubonekera amubwira ko va mu biriya bintu ukorera Imana none umuntu w'Imana akunda Imana ari mu itorero ry'abarokore muri Leta Zunze za Amerika hariya Texas niyo yaravukiye muri Leta Zunze z'Ubumwe za Amerika urumva koko bira nabyo byarandindagije gutinda muri mikino imyaka kuva muri 72 kugeza muri 2000 combien ndi mu kurindagira muri ya bintu none aha urugo rwanjye rwabaye sibaniro ya Satani n'abadayimoni bite ko nanjye kumvira Imana nanjye gukorera Imana no kugendana n'Imana Imana ifite akamaro ituma rugo Satani yararubyinemo yararushenye Yesu agomba kuza kubaka akazana umutekano mu bana
abana banje nabari abasigaye bamwe biga secondaire, hari abandi ari Ndagirwimana Marcel, ari Ndagijimuremyi Ange, bara bose usanga nabo si bazima, baba bari mu nzoga, baba bari mu tabi. Urumva ko satani yarabagize imbata, urumva ko no gukunda ibintu by'amafilme, ibintu by'intambara. Urumva ko bo n'abakunda Imana, n'abavuga ko babatizwe nta n'umwe urabatizwa. Ntabwo nabari abatoya bo baba kwa wa mukobwa wanjye uba no gukimihurura, bo basengera muri Felipare, bo barabatijwe, bo bazi Imana, ari Shimimana Petit Jesus na Imana Ishima Arkange, bo barabatije muri Felipare, bo bazi Imana. Nk'abari abakuru bo nta n'ukubatizwa, bo ni kuba mu by'isi, ubusinzi n'itabi y'umugongo w'ingona. Urumva ko nta Mana bakurikira, satani no adufatira, bo bari mu by'isi. Nose mubatize mukorera Imana baranga. Ngewe nashaka kuvuga igihe nari muri Zen Temple, narabatijwe muri 2006 Inyandugu n'unaki agakiza, batijwe na Bishop umunyekongo w'Ikisangani Richard Muya. Niyo yanshize mu mazi menshi tuvuye mu Gatenga muri Zen Temple, igihe nari nkituye hano ku Kimihurura, hano mukina mu Rwintare, yambatije mu mazi menshi, none nakiriye Yesu mva mu bibi. Urumva nani Apotre Aminama ndavuga ko by'amakofe bira ntange gusaza n'ubusifuzi sinshoboye, no gutoza nshoboye. Arabose wabaye n'umujanama cyangwa ukaba no mu musozi muri wa siporo y'imyidagaduro muri Zen Temple biremewe. Imikino y'indwano, les arts martiaux, cyane cyane za karate n'izira za taekwondo, za kung fu, za judo, kickboxing, teramakofe. Baravuga ko iteramakofe yosimbi cyane cyane les arts martiaux bakoresha les mauvais esprits, mauvais satanique. Barakora karate bo bakoresha imyuka mibi, baravuga ko bidabyo n'ibyo bibi. Ari za concentration bakora no muri yoga, muri box harimo aba boxer, abatera amakofe basenga Imana, baba Kristo kandi babumva Imana kandi badakora bibi, barahari. Ni sport nk'izindi. Les arts martiaux yo n'abantu bakoresha imyuka yo kuzimu, bakoresha les mauvais esprits, ibintu psychologique no psychique, ibintu ari za force satanique bakoresha. Abose no waba umujanama cyangwa kuba muri komite ntaribi. Abana ni sport yatuma nara uri mu gakiza, mu babana b'urubyiruko, ukabigisha gusenga, bakamenya ko sport ari nziza, ukaba buhamya, bakareka ibiyoga bwenge n'inzoga, bakaba abakristo beza. Ndanashimira Imana mu buzima bwanjye, sinakundaga inzoga, sinanywe n'itabi. Byatumye yera no mu myaka 64. Ari nakandi nshaka kubaza, tuvuye gukina Igoma muri 43, yari imikino ya mikazi yo gukina na club y'Igoma yitwa Club Kake. Ministre wa sport cyagiye yaduhaye ibendera, duha na bisa na tracom na passport ivuye muri presidence. Tujigoma gukina, cyagiye twagezeyo gukina muri Atene de Goma cyangwa muri Cine Virunga, dusanga ura mukino na twakinye bite ko abanyekongo twasanze batiteguye neza. Ari amabaruwa babohereje tunyurana bivuga ko ira mikino igomba kuba bayirepose kuri 30 Juin 1983 na twakinye. Hata icyo nashaka kubabwira mu buhamya, tuvuye muri ya mikino twaragarutse tugera kuri base, twari turi muri bus. Nabyo ni ikintu nacyo Imana ngomba kwishyura, twagomba kuba twarapfuye. Ari kiraro bari bubatse gishasha cyari kirimo fera beton, sa chauffeur nawe yaribeshe, arimo cya kindi barakoresha cya proviseur cyo ku ruhande, we bitego yarirukanka cyane, yibagirwa ko cya kindi ko bari bagifunga kandi cyagifunga cya kindi gishasha, cyari kiri ku ruhande. Waribesha asimbuka tujya kunyura ku cya kiraro cyo kuri base, aranyamugari cyari kitaruzura kirimo fera beton. Abantu bari bahari
bari ku kabari hariya kuri bate bavuga induru se abantu barapfuye bavuga induru amahirwe shofera simbuka nani kira kiraro cyari kiri ferabeto na twapfuye hari Imana yaradusimbutse rwa rupfu twagomba ko twarapfuye twagomba ko twaribagiranye dusimbuka rwa rupfu na ira bisi rasimbuka kira kiraro cya kuri bate na twapfuye tutatugwa mu muhanda yari umuhanda w'igitaka turakomeza icyo cyari twabapagani twagomba kuba twarapfuye turatugeza amahoro ira bintu binkuza ku mutima Imana yarangijije ira explosive ira mine igatanga muri 63 imizanire yamanuka yabaye kuri base tuvuye gukina twatugiye guserukira igihugu kuri Goma muri 83 mu ya bisi twagomba kugira imanuka turabisimbuka ndabona bya byose Imana iracyafite imigambi cyangwa n'intambara ndi gukomezana nayo ndacyasenga ndumurokore ndumu intercessor ndumwinginzi muri Torero Zen Temple ikabuga kwa Pastor Murara Eric n'abara bakuru bacyo babinginzi ari ba Fred ba Mama Soso tubatungingira umuryango wanjye turi mu ntambara turi muri komba Satani yaradushikiye neza bicyane byo dutwara bitwitse aracyatoreze ibitero turacyarwana umudamu wanjye afite uruzerero nikwirwa yangara naba mu rugo akamara iminsi 2 akumira kirukanka nanone turi kuvugana ari ku gasozi bambaza ko uri hehe ntaje ahantu hari nta muntu mutuka nta muntu mwirukana araza gahambira ibintu kandi imbere yari umunginzi yarasengaga Imana yari ADPR ku Kimihurura bagasenga inzu gatigita abantu bakakunda Imana ari bamwe bamukuyemo ubuhamya bakabatizwa bakumvira Imana kandi bakahura n'agakiza benshi barababaje kubona yaraguye ko baraguye benshi barababaje umuntu yarakuraga Imana yarakundanaga n'Imana kuki akora ibintu bibi kandi ahantu nasimbutse igihe narakuraga ara muri Torirwa narakoze imyaka 25 tumeze neza dusenga ntuye ku Kimihurura hano muri Kamukina niho naragurishije nja gutura i Masaka tugeze i Masaka niho naraguze inzu tubakuriya ku kazi baransezera ko narabonye pension kongeze mu sabukuru imyaka 55 madamu abonye bansezeye niwe yategeye kugira intege nkeya gusenga kuramunanira atangira namo ya mafaranga y'imperekeza bari bamaye 300 aje gucuruza ari mu isoko y'Ikabuga kandi yo gusenga rabiri kandi ntangira gufata gakiza ntangira gusenga cyaje nari nkiri katolike ndangira gusenga nja mu barokore ndi gusenga après nyuma nawe madama abonye aja mu bucuruzi bagiwe Imana Satani nawe satubona sasa nyaduteje ibitero ari umugabo w'umwisilamu twaduturanye nawe w'umusore aramushuka aramubwira ko cyagisaga kirashaje weho uracyari mutoya bite ko temurusha imyaka 10 yaravutse muri 1966 1966 je naravutse muri 1956 yevurusha imyaka 10 tekira kirashaje uzagishuke tuzigendere dushake bundi buzima n'amafaranga n'ibintu bari bacuruje byose byarahombye birahomba batangira kuminama ko tugurisha inzu ndabwo ko twigushaka handi ndabyanga uruva bageze inyuma abantu batangira kumbura se uriya mugabo batangiye kumushuka niho yibera ibintu byose acuruza byose baba niho akunda gukira gakungu n'uriya mugabo genda bihakanye abantu barambwira ko uzabacunge uzabafata none agenda acunga turabafata tubafashe niko byagomba kuba umugabo arahakana no bahamagaye polisi baraza barabafata babajana muri kasho barabafunga babafunze none imiryango iraterana n'abana tubasabira imbabazi ko ntari ko asubire mu rugo ntari biri hari umugore mudamu wanjye agaruka mu rugo hambira ibintu ahita asubira kuri ya mugabo uriya mugabo barabantu baduturanye nawe uriya mugabo yarafite n'umugore n'umwana umwe nawe yirukana umugore babana nawe yabonye bikomeye barahava
bahita baja Uganda. Baje Uganda afatana babana banje bato babiri n'abarabajana bajayo ubuzima bunaniye. Babana banje babiri batoya arunga kandi arabagarura, abana barigarura, bamukuru yarigaruye n'abandi muto aragaruka. Wagumana n'uya mugabo bari bamaranye imyaka 11. none intambara ndimo w'umuyisilamu nawe yaramujanye mu bayisilamu, sinzi imyuka yamushizemo, kandi uriya mugabo numva ko ari ni mu konikoni n'umupfumu. Babana nawe kuriya, mbonye mu iminsi ishize mbona aragarutse, yenda umuntu usenga Imana terura vugo nta kibazo, ni nk'umwana w'ikirara, muhakire asubire mu rugo. Turamuhakira aza mu rugo. Ubona ko abana bari bafite ibikomere, uko yarabataye igihe kirekire n'iki, abana bari bafite ibikomere n'ibiki byose, abana batangira kumwanga. Ndamutse ni nyuko baravuga oya ibintu yaradutaye, tuba mu buzima bubi. Abana umva ko batangiye kumureba nabi, nakabishisha cyane kibi, atangira kugenda ahunga agaruka. Urumva yageze n'inyuma, Satani yamuteje ikibazo, yaraje mu rugo turamuhakira, afatana imbabura yarimo amazi y'igikoma, nari nagiye gushaka ifu, barubisanga aguye mu isafuriya amazi y'igikoma ishushe, nani bimutwika hano hasi inda harasha nabi, yari afi gupfa kuko bamujyana kwa muganga, bamuha imiti, tukuna miti yari afite, turamurwaza, atangira gukira buhoro. Akize buhoro, avuga n'icyo twamuteje biriya bintu, arahunga asanga wa mugabo muri Uganda. Nari ibintu birebire. Urumva genda kuze ni muri abantu babi, mwanze kundwaza, muri abantu babi, abana nabanyitayeho, abana n'iki, kandi bamukobwa wanje mukuru utuwe ku Kimihurura yitwa Mama Loïque, waje neza Marie Messe, n'umugabo witwa Byarimana Jean Pierre Papa Loïque. Bose baramufashaga, n'umuko wanje n'umukobwa wanje w'imfura, bakamufasha kumuvuza, bakamuhereza n'amafaranga. We yavuze ko tumwanga, iranyuka kavuga turi abantu babi, arongera arahambira, arirukanka asubirayo. Wa mukobwa wanje akemera kama amatike, akamana passport, nkaja kumusangayo Uganda, Ikabare, Imbarara, hara hose. Nkaja akadutelefona mbere yamaze nk'imyaka 5 ahantu hari, yaradutelefona arambwira ko ngomba kuja kumuzana. Nuko ngira igihirahiro zahari azambarara hari hose, none amusanze ndamugarura. Akaza akagera mu rugo, akamara nk'iminsi mikeya, akamara kandi agahambira nta muntu mututse, agasura mu ruzerero. Ya Satani twa ruzerero iracyamurimo, ni gusenga kutwika Satani n'ibicyaniro birakarande mbi iri mu rugo rwanjye yarabishenye. Ura yari umukozi w'Imana, mudamu wanje ni umukozi, izina rye yitwa Muja w'Imana Dark, ni umuja w'Imana, ni umukozi w'Imana, agomba gukorera Imana n'umuryango wanjye. Igicyaniro cy'Imana kibi mu rugo rwanjye ni Masaka, muri akagari ka Kimu, umudugudu wa Kabeza, hafi ibitaro by'Abashinwa, kuri Dodani ya mbere. Urumva niho mwansanga, sengera muri Zen Temple Kabuga mu Bingizi. Urumva turacyasenga, turacyanginga Imana, urugo rwanjye dukorera Imana n'umuryango wanjye wose uri Lubumbashi, Igatanga, Ikipushi, n'abandi bari muri Zambia, Irusaka, n'umushiki wanjye Nyirandikuyubana Josephine uba mu Mutara hariya Ingarama. Bose tugarukira Imana, tumvira Imana, tumva ubushake bw'Imana, ubwami bw'Imana bube mu rugo n'umubana no mu miryango yacu. Twirukane Satani azahunga. Satani yigize ishano. Mu minsi ishize ubuhamya bwanjye nshaka kurangiza, nari narose ndi hariya i Masaka, bona bintu binyirukankana y'intare
by'imikara bishinyitse amenyo biramwirukankana bishaka kunyica n'ikundya n'abapolisi bafite imbunda bashaka kundasa biramwirukankana ndebye imbere mbona umuco mbona umugabo muremure w'umuzungu unsekera ni Yesu antungira amaboko se mwana wanjye ndakwakiye aransekera ndebye hasi ku maguru nsanga yambaye rugabire tuvuga ko ari Sadani aransekese mwana wanjye ndagukije bya bindi bitabihunga ndabibura urumva ko n'ubuhamya Yesu naramubonye ari kuri mu biganiro byinshi mwabonye kuri ETV internet ari mu Isimbi TV ari mu Info Sport Rwanda ari muri Ukurikira TV Rutikanga mwabonye bura buhamya ko nabonanye na Yesu ndi hariya Kamashashi Imbabe Imasaka urumva bura buhamya tona narakinye uri umukino nta kintu kitagira iherezo narakoreye iby'isi none ni gukorera Imana umuryango wanjye gukorera Imana Yesu akatubohora Yesu akirukana imyuka mibi y'umwijima imyuka karande tukagarukira Imana tukumvira Imana tukumva ubushake bw'Imana tugasenya bicaniro bya nabi bicaniro y'imandwa tugakubita hasi tukarandura tukubika tukarimbura tugaca intege imbaraga z'umwijima turabwami wa Satani tukabutwika tukakunkumura tukabitura tukabirandura tukabisenya tugakubita babikura nkuta bya Satani tugatera amakofi Satani n'abadayimoni tukabirukana tugashanyaguza bicaniro by'abazimu mu izina rya Yesu kubita hasi imyuka mibi mu birunga imyuka mibi ryangombe ry'ababinga ba Nyundo tugasenya bira bicaniro biduteza ibisazi biduteza kutumvira Imana mu izina Yesu Kristo Nazareti ubuhamya witekanye cyane cyane n'aba sportif benshi ari abatoya ab'urubyiruko bagomba gukorera Imana bakumvira Imana ejo bundi twirirwa gushingura umukino wacu yitwa Kiza Jean Pierre yari kabuhari yari gikura nkuta mu bana batoya yarabonye medaille ya bronze mu mikino y'urubyiruko yabe Gaborone i Botswana urumva nawe yarapfuye urupfu rutunguranye gukenyuka yarafite imyaka 25 nabyo ni karande ibintu bya famille urumva ko ibintu byamufashe tutazi byari byo bimutesha umutwe n'iki apfa urupfu rutunguranye kandi urupfu ruzwa agashinyaguro urumva ko njye ntarabikurikiye nsanga ko urubyiruko rwacu rukora siporo ari ba stars bagomba kugarukira Imana bakorana n'Imana hano hanze hari imyuka mibi urubyiruko rwacu runywa inzoga rugakunda amatabi rugakunda n'urumogi babita ko ari umugongo w'ingona biriya byose abasportif benshi n'abasitari ari mu mikino itandukanye ni conseil mbahaye babireke biriya kenshi bapfa bakenyutse kandi iherezo yabo riba ribi bamukinyi wacu sinzi ko numva ko yaritondaga yahuye n'izirangurane kuko yarakundaga amayuga kandi yasengaga numva ko Satani yaramwibye urumva afurupfu rubi nuko byose ni ibintu bya karande ibintu bituruka mu miryango ndabona ko iriya miryango yacu yabaye mu nduru mu Mana ni heza mu Mana ari ituze mu Mana ari mahoro y'Imana cyubaro cy'Imana kiba kiri mu rugo tukumva imbaraga z'Imana imirindi amaso y'Imana imbabazi yawe mu ngo zacu abana bacu bakorera Imana tumvije ubw'Imana tumve Mwuka Wera agendagende mu ngo zacu turukane Satani azahunga Satani ni umwanzi Satani ni umujura Satani ni umuriganya arasenya akiba
akaduteza ibibazo. Urugo rwanjye ni ku rusengera, rurimo indu, rurimo satani w'ubuzerero, satani bitwa Nyirasafari, Nyirabarera, ibintu byo kwangara, ibintu byo kutaba hamwe, kudahuza, kutaba mu bumwe, kugomanwa, kutaba mu bumwe, n'amacakubiri, urwango. Urabona uramuma naba ahantu hamwe, ni kuba tanto ari hano, ejo akimuka, ejo akaba hariya n'uruzerero. Nijya bari mu rugo basanga afashe undi muryango cyangwa afashe icyumba cye, cyangwa akimuka, n'ubuzima bume n'urwango ruri hagati n'abana, n'abakivugana baramureba bagaterana amagambo, agahambira akiruka. Abana narumu abambura aragira ibikomere, akabari abana bakamuhakana, kandi ari nyina bakose yaradutaye imyaka 11. Ugasanga batamubaha, ari mu byanga n'amaso y'Imana, abana bagihuza nawe, ya myuka mibi yo kugumana. Satani ni umujura, ni muriganya, asubiza ubwenge ku gihe, agarukira Imana, dusubire bugakiza, dukore Mwuka Wera amanuke, Mwuka Wera wirukane biriya bicaniro bya karande biri muri chaîne ya génération de siècle, génération de décennies. Biriya byose ni karabasekuru bakoraga byanga n'amaso yabo, byari bujiji. Twe tuzi Imana, tugomba gukorera Imana, tukagarukira Imana. Twarabatije mu mazi menshi, Mwuka Wera turwanire, Mwami Yesu adutsindire imigambi yo Satani yo kuzimu. Baraterekeraga, bakoraga ibintu bibi, Satani mu bukurikuri, mu bintu by'abarozi. Manzi tabazi, shima Yesu. Shakubaha nimero za telefone muhamagaje wa mwanshaka, nimero za madamu wanje yitwa Mama Bebe Mujawimana Jean d'Arc, dutuye Masaka, mu mudugudu wa Kabeza, hafi y'ibitaro by'Abashino kuri Dodani ya mbere, mu mudugudu wa Kabeza. Nimero ya telefone 07 8 2 0 5 9 4 9 4. Ndabona ko ni kusengera umuryango wanjye, cyane cyane biriya bicaniro bya intercesseur, abinginzi ari mu matorero yose y'abarokore, mukamfasha kusengera urugo rwanjye, akaba igicaniro cy'Imana, tukirukana biriya bicaniro byo mu mwijima bya shetani, bya nyabingi, biriya bicaniro by'iwacu. Kenshi turi mu ntambara, niyo mpamvu navuze ko Satani ngomba kumurwanya paka hungi. Naratiraga amakofe abakinyi mpuzamahanga, none Satani ngomba kurwana nawe, nkamukubita, nkamuca ururimi, nkamuhondagura igikura nkota mu masengesho. Kubita Satani nkamuca ururimi, nkamurimbura, akamvira mu rugo, akamvira mu bana, akamvira mu buzukuru. Abana banje bagira amahoro, ari wa Geneza Marie Mercier, ndagirwe n'Imana Marcel, ndagije Umuremyi Ange, Imana Ishima Archange, Imana Petit Jesus, n'abuzukuru banje Loïc, David, Mugisha, Munezero, Arianique, barabose n'abuzukuru banje. Mfite imbyaro 7 n'abuzukuru 4. Na usaba neza Celine Diane, Celine Mercier, wa Geneza Marie Mercier, Habyarimana Jean Pierre, ura muryango wanjye wose n'abuzukuru bose. Imana iturinde, dukorera Imana, tube ku gicaniro cy'Imana, ubwami bw'Imana bumanuke mu rugo rwanjye, buzana amahoro, buzana itsinzi,
kandi mu isi igihe uri umuntu w'Imana ipfa kuba mu intambara nayishira kandi sinzava ku izima ndacyarwana. Reba imyaka ibaye 12, urugo rwarasenyutse, urugo rwabaye itongo, kandi ndacyari ku gicaniro, ndacyari kwinginga Imana gusa urugo rusubire ku gicaniro nka mbere. Umudamu wanjye yarasengaga, dusubire mu masengesho dufatanyije, abana bakire, urugo rugarukira Imana, abana babatizwe, abana basubire ku murongo, urugo rwanjye rugarukira Imana, tumvira Imana, tumva icyo bushake bw'Imana bubeho, turukanira mico ya karande, ya mico y'abasekuru iri muri za deseni, iri mu binyejana bya kera. Tumvira Imana, mugira amahoro y'Imana, Imana baumugisha.